Muraho neza, mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe n'igihe uri bubonere iyi video. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanjye nshyashya. Amazina yanjye nitwa Alice Danika. Mbahaye ikaze kuri YouTube yanjye yitwa Alice Danika TV Show. Nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, harimo abanzi, hari n'abatanzi. Ariko ikintu kinteye gufungura ino YouTube channel nuko hari abakunzi banjye maze kugira banyibazaho byinshi. Hari comment ngenda mbona muri filime nkina mumbaza kuri TikTok. Rero nafunguye ino YouTube channel kugira ngo inze mbasubize ibyo bibazo byose munyibazaho, tujye tubana no mu zindi activite za buri munsi. Ndashaka kujya mbafatira utuvlog n'ibindi biganiro byubaka, cyangwa se behind the scene y'amafilime dukora, n'utuntu twinshi nzagenda mbaha tuzabana hano kuri no channel yanjye. Icyo nkusaba ni inkunga yawe, unkorere subscribe, comment na share. Kandi abakunzi banjye please mbabone muri comment, ndabakeneye, nkeneye urukundo rwanyu aka kanya, nkeneye support iturutse kuri mwebwe. Rero bakunzi, nari nje hano kubamenyesha ko ari hano tugiye kujya tubana. Abantu mwese mufite igitekerezo mwangezaho cyangwa se ikibazo n'icyifuzo, mwanyandikira muri comment nkazabasubiza muri video itaha. Ntago nzatinda kubasubiza rwose. Hanyuma icyo nkomeza kubasaba ni support yanyu. Subscribe ndayikeneye cyane, munyereka urukundo munyereka no muri filime. So tujye tubana buri munsi. Mbifurije imigisha myinshi ituruka ku Mana. Bakunzi rero, ndabasabye duhure muri comment, mumpe ikaze, munganirize. Ufite ikibazo, inyunganizi, icyifuzo se, nukuri ndahari ku bwanyu kandi nzabasubiza muri video yanjye izakurikira iyi ngiyi. Mbifurije imigisha ituruka ku Mana, Nyagasani akomeze abarinde, ibyo mukora byose muhirwe. Ciao ciao, naho ubutaha. Bye.